Hello guys, ni Shyizo Trading. Uyu munsi reka turebere hamwe kuri Gold Analysis iki cyumweru. Gold Analysis ukuntu biraza kugendaho, nureba neza kuri iyi zone y'ibihumbi 454 ni ahantu yatinze cyane aha ngaha. Icyumweru gitaha isoko nirifunguka igafunguka rimanuka aha ngaha epfo gafungukira wenda 450 rikomeze ubundi tuzakomeza tugere muri seri, ariko iyi resistance yahindutse support niramuka itabaye broken down, isoko rigakomeza guholdinga n'ubundi igiciro kizakomeza gikubite mu bihumbi 4,100 gakomeza 4,200. Iyi resistance ntizabisobanura neza, iyi ngiyi nubwo ariyo muri time frame nto ariko niyo igomba kuzabisobanura. Ugiye mu masaha ane uri kubona neza ko yakoze muri sezo, bivuze ngo ishaka gukomeza imanuka isering ikomeza pe. Ujya mu isaha imwe ugiye mu isaha imwe yaramutse breakinze euro isitinze aha ngaha, igihe yabaye breakinze igihe cyose yaba breakinze rero isitinze ku bihumbi 444 garuka gukora test muri iyi zone. Yakwitega iki? Yakwitega seri icyumweru cyose. Icyumweru cyose ungana ukwezi. Ukanga izaba yahinduye structure yo mu isaha imwe, yavuye bullish yahindutse bearish. Iyi zone rero iri kurusha